yahagaze intambara ya M23 yarangiye ye guverineri wa Sud Kivu utagera ni Bukavu ari gutangaza ngo intambara yarangiye abikuye nge ngira amatsiko ngira ngo sibyo nibaza ari ibiki birancanga komeza gutega amatwi yego abaravuze ati rero inkuru nziza mbazaniye niyingiye yego intambara twamaze kuyitsinda ubu ngubu intsinzi iri mu ruhande rwacu amazandore sawa ati muzi ikigiye gukurikira abaturage batoya yego ati ubu ngubu tuvugana yego bano bantu badufatiye ubutaka bitwa M23 yego bagafata Nord Kivu bagafata na Sud Kivu nuko intambara nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twamaze kuyitsinda ati binsingi uri kubyivugira nta nubwo ngo ari ya mvugo ya politiki yego ubu n'ubutumwa bwa nyakubahwa perezida wa Repubulika Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Mulumba ati kandi ntimugire ngo ni bya bindi by'abapoliticiens nukuri arangije abwira ati mbahaye igihe gito uni Jean-Jacques Plus Sadiki akakomeje guteza akantu ndakugarika akomeje guteza akantu gakomeye cyane mu Burundi kubera iri sezererwa ryiwe mu gipolisi ariko numvisha abantu babisesengura kwinshi ngo hari umurundi numvisha asesengura aravuga ngo ubundi ngo bari barakoze ikosa yego nguriya mwanya wa ministri w'intebe ngo kumushyiraho n'umundi akiri umugenerali mu gipolisi kurango cyari ikibazo lieutenant general mu gipolisi ngo cyari ikibazo ngo nubundi ngo ntiyarabyemerewe kuba yagera kuri mwanya wa ministri w'intebe akiri mu gipolisi kuriye we yahise kabisesengura nkaho bimuhaye umwanya mwiza noneho wo kwinjira muri politike nk'umupoliticiye w'umusivili abandi nabo bati no none se ubwo imbaraga zo kuba noneho yakomeza guhangana na perezida arazikura kandi ari munsi noneho y'ibiganza kandi uwo mwanya afite wa ministri w'intebe bibaye ngombwa umunota n'umunota yakurwaho bamukuraho bivuze ngo kuva yamaze kuba civilian baramutse bamukuye kugura mwanya wa ministri w'intebe immediately yahita ba civilian nyamanda kugarika ari mu negeka wabyumvise ari mu manegeka civilian ariko sinaho gusa ndayishimiye arikoroje ndayishimiye hari kandi kantu yarikorojemo ntabwo uzi ko mu Burundi hari kuba kwiyamamaza kw'amashyaka atandukanye ariko hakaba hari kwiyamamaza abayobozi b'amakomini ndetse n'abashinga amateka yego harimo abigenga abari mu yandi mashyaka n'abari mu ishyaka rya CNDD-FDD yego hari bamwe bagiye kwiyamamaza ejo imwe mu ngingo z'ingenzi bari bafite bari kubwira abaturage kuri manifesto yabo harimo ko n'impunzi ziri hanze zigomba gutaha zigafatanya n'abandi kubaka igihugu ndetse n'abari bari bagerageje gukora kudeta bakaza mu gihugu genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya 1,950,000 i Bugesera Kababuye mu miturire hamagara 0783 93 793 Marshall Real Estate iduhaye Sevarante. Yes, reka nkomeza nkifuriza kugomeza kugira ibihe byiza no kugubwa neza ukomeje kucyana urugendo online TV bakoze subscribe bagize neza notaye kwanyiza ngo kandi tubane umunsi ku munsi ni babo tugiye kubana muri uno mwanya ariko imbere ya kamera urugendo rukomezanyije na sympathique yandemye umeze uteze meze neza ntaribi none se ko muri moto ziracyagenda neza moto zabuzwa n'iki moto ako nabonye zihungisha abantu neza moto guhungisha abantu cyangwa zitwara abantu neza hari naho nabonye ariko bazihungiraho byaterwa n'ikibazo umuntu afite ushaka n'igihe bishobora kuba ngombwa kugenda utitiba n'amaguru bikanga wagera imbere ukabona nk'akamoto bitewe n'ikiri kukwiruka kakagutiza amaguru kakakuvuna amaguru karanatibika babyita kuvuna amaguru nyine ukakitabaza noneho akaba ariko kagufasha nyine kakagukura yego mu bubi kakujyana mu bwiza ibyo birashoboka ubwo turi muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo
kugutitira kuri moto ze. Guverineri wa Sud Kivu mu ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ari we Jean-Jacques yitwa Jean-Jacques Purusi Sadiki. ayo yose ntago nabona umwanya wo kuyavuga. Mu minsi ishize cyangwa mu mezi ashize twabonye arimo arirwanaho. Hari mu kwezi kwa kabiri. Ari kwirwanaho mu kavura kayitutse avuga ati nyabuna mureka nivira ishyamba si ryero ntazagendera ubwo bamuserebanye. Biriya babyita gukizwa n'amaguru urokora ubuzima. Ibaza guverineri ku kamoto amamodoka bafite yagenda muye yagenda mu za leta yagenda mu z'igisirikare yagenda mu z'igipolisi ariko wabonye uburyo byagenze kandi wabonye ukuntu moto yari iri kunyerera ku kabajaji n'agakositimu motari wari umutwaye ariko reka ngwiza iyo nza kumubona hari views birababyita gutitiba yigaragaje nanone yongeye arigaragaza icyo mukundira rero agira confidence uza amagambo bavuga aremereye ugira ubwoba wahagwara rusinziye. Tekereza ko Jean-Jacques Purusi Sadiki yari guverineri wa Sud Kivu guverinora iri Bukavu. Yego babatitibije arirukanka kuri kakamoto arakomeza ni Burundi agera i Burundi abageze i Burundi akigera i Burundi Kisekedi atereka abasirikare n'abapolisi baratitiba nabo baba baramukurikiye. Abarundi nabo bati ntabwo twasigara hano mwagiye nabo baba baragiye bagezeyo rero kagera inkuru nicyo gihe muri kwezi kwa kabiri uyu mwaka bakigera muri Kongo i Burundi nako Tshisekedi ahita afata telefone ahamagara Ndayishimiye ahamagara na Jean-Jacques Purusi Sadiki aramubwira ati Ndayishimiye ni gute yego we twaganiriye ngo uzumfashe ari wowe uhunze ukanahungana n'abasirikare n'abapolisi banjye ariko ukanajyana n'abayobozi banjye n'abayobozi nabo barahunze guverineri yari yagiye. Tshisekedi yarangije ahita asaba Ndayishimiye ko agomba kumwoherereza abayobozi be barimo Jean-Jacques Purusi Sadiki ndetse n'abasirikare n'abapolisi bakagaruka. Ibyo rero byarabaye bimaze no kuba Tshisekedi ahita yohereza indege yo kujyana Purusi kuko arega mu Burundi wibuke ko sinarinzi icyo baganira mu Burundi uzi neza ko ikiri mu igaraje kandi wasanga yari yagiye mu bukode hari igihe bajya bayikodesha indege. Impamvu Kongo niyo mpamvu Tshisekedi yamwohereje indege. Nukuvuga ngo Tshisekedi amaze kubona byagoranye yaba Ndayishimiye bamwoherereje indege imutwara hehe Kinshasa ariko na Jean-Jacques Purusi nawe bamwoherereje indege imujyana hehe Kinshasa. Tugiye agiye Kinshasa avuye mu buhungiro mu Burundi aganira na Perezida Tshisekedi amubaza ibijyanye ibibazo biri muri Sud Kivu n'ibijyanye n'umutekano muri Sud Kivu anamubaza impamvu kiriya gice ngo gihora giterwa Tshisekedi ni perezida ariko nta nabizi yagomba kwifashisha Purusi akagira icyo abimubwiraho. Ibyo byose baragenda barabikora bamaze kubikora barabirangiza amuha ubutumwa bwo kugarura arataha. Icyo gihe ni nacyo guverinora ibiro bya guverineri babikuye Bukavu babijyana Uvira. Yego ntibyarangiriye aho rero. Urumva Purusi yaraje arakomeza arayobora urumva ayoboye igice cya Sud Kivu ni guverineri ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo Kinshasa ariko mu bice bya Sud Kivu bitarigarurirwa na M23. Umurwa mukuru w'ibyo bice rero bitarigarurirwa na M23 ya Kongo icyicaro gikuru kiri Uvira. Noneho rero Jean-Jacques Purusi guverineri yakoranye inama n'abaturage muri Uvira ati muhumure yababwiye iki rero nicyo nje kuvuga kimbwira nanjye n'impamvu nakundi twavuze ngo reka tuze. Yagiye agera mu baturage arababwira ati baturage beza ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko baturage ba Sud Kivu na Nord Kivu muri rusange ati murabizi twagize ibyago abanzi baraza baradutera baraza kubibona ari kuvuga imbere y'abaturage baraza kubibona nibyo bari kubibonera mu kiganiro. Ati murabizi twatewe n'abanzi baraza bafata ubutaka bwacu turi mu ntambara turi mu bihe bidasanzwe twapfushije abantu ibintu ni ibibazo. Atariko
mbazaniye ubutumwa bw'ihumure buvuye kwa perezida wa repubulika Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba. Ubwo butumwa uzari ubuhe? Umbwire ariko namenyemo kamwe. Abaratangiye ati ubu ngubu uko mubibona. Ubu ngubu noneho intambara iri ku ruhande rwacu. Yahagaze. Ati intambara iri ku ruhande rwacu nitwe turi kuyitsinda. Icya kabiri. Intambara yahagaze. Intambara ya M23 yarangiye. Ye? Guverineri wa Sud Kivu utagera ni Bukavu ari gutangaza ngo intambara yarangiye. Abikuye nge ngira amatsiko. Ngira ngo sibyo. Nibaza ari ibiki birancanga. Komeza gutega amatwi. Yego. Abaravuze ati rero inkuru nziza mbazaniye ni ingiye. Yego. Intambara twamaze kuyitsinda. Ubu ngubu intsinzi iri mu ruhande rwacu. Amazandore. Sawa. Ati muzi ikigiye gukurikira. Abaturage batoya. Yego. Ati ubu ngubu tuvugana. Yego. Bano bantu badufatiye ubutaka. Bitwa M23. Yego. Bagafata Nord Kivu bagafata na Sud Kivu. Nuko. Intambara nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twamaze kuyitsinda. Ati binsingi uri kubyivugira nta nubwo ngo ari ya mvugo ya politiki. Yego. Ubu ni ubutumwa bwa nyakubahwa perezida wa Repubulika Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba. Ati kandi ntimugire ngo ni bya bindi by'abapoliticiens. Nukuri. Arangira abwo ati mbahaye igihe gito. Uni Jean-Jacques Plus Sadiki guverineri wa Sud Kivu yarabivuze ejo. Yego. Ati mbahaye igihe gito. Nta nubwo hari ahantu tuzaharwanira. Bazijyana. Ati bari abantu mubona mwebwe. Tebaritwara. Bari abantu mubona bo bagiye kwisubiza inyuma bave mu bice bafashe. Niba mara kubivamo bakisubiza inyuma. Tuzabafata twebwe nka Kongo. Tubajyane muri cantonnement. Maze. Nitumara kubajyana muri cantonnement. Ati kandi abo nabo tuzajyana muri cantonnement. N'abakongomani. Abandi se ubwo bivuga ngo aracyabaramo ibice bibiri. Wabyumvishe nibyo nyine. Ati twe tuzabafata bazisubiza inyuma abo bave mu bice byacu. Ni turangiza tubafate tubajyane muri cantonnement. Yego. Abasigaye bazaturumbuka birukange basubira iwabo mu Rwanda. Iryo jambo yarivuze. Ijambo ngo basubira iwabo mu Rwanda yari ako ni FDLR ndi tatekereza ari yavuga. Ni M23 yavuga. Ariko yaba ari marirengagiza. Reka nkwibwirire. Yego. Ngize ngo basi yavuga FDLR. Ngo bazirukanka basubira iwabo bo bazisubiza inyuma. FDLR turayemera. Yanakenewe. Iki ikenewe. FDLR murayemera ikenewe. Ikenewe kugira bande muyemera nyine nawe kujya ive mu mashyamba n'abanyarwanda bahungiyeyo bari guteza umutekano muke. Yego. Ni ndatekereza wenda kari bari maravuga. Ihe murayikeneye ngizikora iki FDLR. Izeye bazwi ibyo yakoze. Sawa. Tsari iki. Nibashije ibyo ukeneye mu zibazwe. Sawa. Uri kubyumva ibyo bintu? Noneho arabwira ati noneho inkuru nziza iri nyuma y'ibyo rero. Yego. Inkuru nziza. Iri nyuma y'ibyo. Yego. Bazava mu bice bafashe. Niba bamara kubivamo tubijyemo. Niturangiza twongere dusubizeho za nzego zacu z'ubuyobozi. Bo batashye. Yego. Tibaturage ba Sud Kivu. Biriya ni mu bifate nk'ibitariho. Ati n'ubu tuvugana intambara yararangiye nyine. Nta bari yari kwane rwa Kongo. Bariya baratashye. Ati ikintu cya mbere cyo gukora ni iki ngiki. Yego. No gushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba. Tukamuba inyuma. Yego. Tukamukunda. Tumushyigikira mu buryo bwose. Ngo kuko ibyo adukoreye ibyo ari gukorera abakongomani. Yego. Nta wundi muntu wigeze abikora. Ati rero baturage ba Sud Kivu ni muhumure bari abantu mubona bari hariya igisubizo cyabo kirahari cyarabonetse kiroroshye kandi bazahava bahikuye. None tubajyane muri cantonnement mashaka. Mwese bo nta kurwana nta akora ikintu nge mbonyemo.
yamaje kwemera ko aho ayo 23 yafashe bemeye kuharekura kandi yabwiye abaturage ngo bari hafi kuhava kandi yagiye kandi ajyanye ibi yajyanye umujyi ntese nagumisha akantu bavuze ngo ibikorwa byagomba kubera igoma bigiye kwimurirwa Uvira nyine ntabwo mva se karo turingushya nyine karo kubashuka none se ubwo urumva yababwiye ngo ikindi kandi ngo ntabwo muze amasezerano twagiranye na UN n'abandi bantu n'andi makampani ngo yo kugenda tugashyira amapave mu mujyi ukaba ucyo bimeze neza bati ngubu rero ngo ni muzi ko twagomba kubikora i Bukavu bati ati bya Bukavu twabivuyemo turaza tubikore hano muri kapitali yacu ya Sud Kivu ngo kandi ngo kapitali ya Sud Kivu ibya Bukavu byavuyemo ubu kapitali ya Sud Kivu ni Uvira ahubwo ubwo bivuge abaturage n'abamashyi ati kaci none ngasigara nibaza nimba abantu bafashe za Bukavu na za Goma guverineri ari gutekereza ko bazagira bate bazavamo nigute ari kongera akagaruka akabwira abaturage kandi mu ijambo rimwe kwimura ibikorwa ngo ibikorwa by'iterambere biteza umujyi wa Bukavu imbere twagomba gukomeza gukorera i Bukavu kandi ngo byabice ngo bagiye kubivamo turabyimuye atariya turahihoreye bahahariye abahafashe nizo bari cyataravuze simbizi ati turahihoreye ahubwo tubizanye hehe hano ngo kuko ngo ndababwiza kuri ko ngo hano niyo kapitali yacu ngubu none se hahandi bagiye kubasubizaho murahagira iki purusi barahakorera ikize ibikorwa babyimuye basi se ibaze guverineri wa Sud Kivu ni uri gutanga iryo jambo ry'ihumure si umusirikare ngo ari kubibabwira nk'umuntu uri ku rugamba uri kurwana ku buryo nyine abaturage bagira uko babyumva ko batarakazi kari gukorwa yego si perezida si umuvugizi si minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu umuvugizi se ko avuga amabaruwa akasoma amabaruwa nyine akaba ari ibaruwa yandikiwe ariko guverineri none harangije agiye kubica mu mutwe ati atari ku bundi nimureke mbabaze abaturage ba Uvira ngubu mwibwira ko twabuze iki kugira ngo turi kubaka iyi mihanda mubona hano ngo tubibake neza imere neza ngubu habuze iki ngo u Rwanda rwubake umuhanda uruhuza na Bujumbura ibintu kandi bigenda neza atubona ibyo tugiye gukora arangije ati ni igihe kiza cyo gushimira ati mbere na mbere turashimira perezida wa Repubulika y'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yego kubw'ibikorwa bikomeye yakoze byo kuza gutabara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na nubu akaba kibikora ibikorwa bye by'ubutwari Kongo izahora ibizirikana kandi wibuke ejo bundi Tshisekedi arahirira imanda ya kabiri umuntu wakiriwe mu cyubahiro kurusha abandi bose ni Neva niwe wagaragaraga cyane umva ni Neva ariko byari byo kandi byari ngombwa wibuke nawe uruhare yari yagize mu gufasha Tshisekedi nubwo yego ntacyo byatanze nyine bihanganye bose ariko ibyo bintu byarabaye ibyo rero nta kubitindaho nuko nguko yamushimiye ndetse ashimira n'abandi bantu batandukanye muri rusange abaturage ba Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikizere bahawe na guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki kandi nawe yababwiye ko cyaturutse kwa perezida wa Repubulika nuko biriya bice M23 ifite bazabivamo bagiye kubakuramo kandi vuba kandi bijyanye bagacyura abaturage ariko ibikorwa bamara gucyura abaturage bagasubira mu byabo abayobozi bagasubira mu myanya yabo ngo y'ubuyobozi ibintu bikagira bite bikagenda neza ariko ibikorwa bikimuka kandi ibikorwa remezo nta gihe ariko yabahaye ariko akantu yarengejeho kakanshanga ati aya magambo mvuze ntimugire ngo ni amagambo yayandi y'abapoliticien ni amagambo y'ukuri sawa tubitegereze katwigumire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ategerejwe muri Sena y'iki gihugu uyu munsi ngo yisobanure ku byaha aregwa birimo iby'intambara ibyibasira inyoko muntu n'ibyo kwica abasivili Joseph Kabila Kabange ni umusenateri ubuzima bwe bwose
amaze amezi uruhumbirajana ataha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo kuwa mbere nibwo perezida wa Sena ya Kongo yamwoherereje bamuhamagara ngo yitabe kuri uyu wa kabiri kuri wa kabiri saa 5 zaryari samanywa. n'ubu zarenze. We wari wabona inkuru ivuga ko Kabila yitabye. Hashyizweho komisiyo igizwe n'abantu 40 igamije iki yo gusuzuma niba Kabila agomba kwamburwa ubudahangarwa cyangwa niba yabugumana. Abwambuwe inkiko zatangira kumuburanisha kuri ibi byaha aregwa kuva yakandagira ku bice bigenzurwa na M23 kandi bari kubimushinja nta kimenyetso na kimwe bafite, nta nubwo bazi ko yahageze, barumvishe gusa nta foto nta noneho buretse nkubwire ngo Sena yamuhaye ubutumwa ngo aze. Bamaze kumenya ko yakandagije ikirenge ku butaka bwa Kongo, ibyo byose bihita ko none ngo naniyizane yizi. Ese ubu koko yaza? Ubu yaza koko? Yaza gusa urumva yaza avahe ajyahe? Nawe bitekerezeho. Aje kwitaba. Urumva yaza avahe ajyahe? Aje kwitaba. Ntabwo ari buze. Ahubwo se reka nkubaze, Kongo byarayicanze. Nta ubundi se batangiye bavuga ko bagiye kumukuraho icyubahiro cyose bakakimutesha, none bashyizeho komisiyo abantu 40 bagashaka no kumwambura n'ubwene gihugu n'ibindi. Uzi ufashe perezida wayoboye igihugu imyaka 18 ukavuga ngo ugiye kumwambura ubwene gihugu n'ibindi, icyo gihugu nacyo bwacyo waba ugitesheje agaciro. Nta bashyizeho abantu 40 bagomba kubyemera. Nibashyiraho 400 wivuga we 40 nibashyiraho 400 bonyine ubwabo urebe ko hari icyo bari butange. Icyo gihe nshaka kukubwira, yego, ntabwo bira byose ari byo byakanga Kabila, kuko nta na kimwe kigambiriye ineza kuri we. Uri kunyumva neza? Nta na kimwe kigambiriye ineza no kugira ngo bamubone igihari. Ibyo kumwambura ubwene gihugu n'ibindi byo byaranze. Noneho kugira ngo abashe gukurikiranwa, noneho bashaka kumwambura cya kintu cyo kuba senateri avi. Kandi iryo ni itegeko riri direct kuva warayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuba senateri ubuzima bwawe bwose. None icyo bashaka kumukuraho ni ubudahangarwa ahabwa no kuba ari senateri noneho avi. Kandi icyo kintu cyo kuba senateri avi cyo agihabwa n'itegeko nshinga direct nk'uwabaye perezida, kandi ntabwo bashobora gukuraho ko yabaye perezida. Ikihari rero nabo barabizi ko atari buze. Iriya ni trick yo kwereka amahanga, urumva ko bakurikiranye ibintu cyangwa se ko bari gukurikiza amategeko runaka. Uri kubyumva? Ariko bira ntibishobora kurya, bira nta nubwo byakanga Joseph Kabila. Yewe reka nkubwize n'ukuri, bira nta n'ikintu cya danger, nta nicyo byamubwira, ntari bwitabe, nta nubwo azigera bitaba, ahubwo bicare bakora icyo bashaka. Kandi azahora ari Kabila wayoboye Kongo, urumva? Gusa ibyo bakora byose kuri Kabila basigaze akanya gato, simbabujije kubikora, ariko basigaze akanya gato bashobora gucamo bahunga biramutse bihindutse. Ntibifungirane abari gufata iyo myanzuro kuri Kabila. Listen to me brother, donc imyanzuro yose bafata ntibibloke, bafata imyanzuro ariko basijya karyango gato niyo kaba ko mu gikari kaguhuza n'umuturanyi, nibagasige aho bashobora guca zihinduye imirishyo. Kuko ubundi barakubwira ngo niwirukankana umugabo uzazigama imbaraga zakugira gute, zagusubiza inyuma guhindukira, aramutse agize ate guhindukiranya. Icyo nicyo kintu bakwiye kuba ibyo imyanzuro yose bashaka, ibitekerezo byose bagira babikore, ariko ako kantu ntibakibagirwe cyangwa ngo bakarengeho. Ibaze kumva gusa ngo yahageze gusa nta foto, yego, nta video, nta foto, nta shusho, nta speech, habi nubyumva muri biravugwa gutyo gusa. Barangiza bo bakagenda bagategura bagafata ibyemezo, ahubwo nibabona ifoto ko ari kumwihamagara barahiye ubwo abumvishije gusa, noneho ifoto ko bamushaka. Oya, ikibazo si ukumushaka, ikibazo si ukumushaka gusa. Ibisha nkagira ubwoba se namwikururira. Ibibazo byaba byinshi gusa. Gihe icyo nshaka gushimangira nuko Joseph Kabila Kabange ni umugabo udasanzwe,
urumva biriya rero guverinoma ya Kinshasa irimo gukora kuko buriya Joseph Kabila niwe wenyine Tshisekedi afitiye ubwoba kurusha abandi bose abandi bose ni ibintu biri aho ngaho rwose sinakubeshya ngo hari ikintu cya danger kindi bisaba cyangwa se bigira gute oya ikibazo cya mbere Tshisekedi afite ni Joseph Kabila Kabange. Yego reka twigire ku baturanyi biwiwe mu nshuti we n'undi washimiwe ari we Neva akunda kugarika akomeje guteza akantu hariya mu Burundi. Ndakugaruka akomeje guteza akantu gakomeye cyane mu Burundi kubera iri sezererwa ryiwe mu gipolisi ariko numvisha abantu babisesengura kwinshi ngo hari umurundi numvisha asesengura aravuga ngo ubundi ngo bari barakoze ikosa yego nguriya mwanya wa ministri w'intebe ngo kumushyiraho n'ubundi akiri umujenerali mu gipolisi kurango cyari ikibazo leta na generali mu gipolisi ngo cyari ikibazo ngo n'ubundi ngo ntiyarabyemerewe kuba yagera kuri mwanya wa ministri w'intebe akiri mu gipolisi kuriye we yahise kabisesengura nkaho bimuhaye umwanya mwiza noneho wo kwinjira muri politike nk'umupolitisiye w'umusivili abandi nabo bati no none se ubwo imbaraga zo kuba noneho yakomeza guhangana na perezida arazikurahe kandi ari munsi noneho y'ibiganza kandi uwo mwanya afite wa ministri w'intebe bibaye ngombwa umunota n'umunota yakurwaho bamukuraho bivuze ngo kuva yamaze kuba civilian baramutse bamukuye kugura mwanya wa ministri w'intebe immediately yahita aba civilian nyamanda kugarika ari mu negeka wabyumvise ari mu manegeka civilian ariko sinaho gusa ndayishimiye arikoroje ndayishimiye hari kandi kantu yarikorojemo ntabwo uzi ko mu Burundi hari kuba kwiyamamaza kw'amashyaka atandukanye ariko hakaba hari kwiyamamaza abayobozi b'amakomini ndetse n'abashinga amateka yego harimo abigenga abari mu yandi mashyaka n'abari mu ishyaka rya CNDD-FDD yego hari bamwe bagiye kwiyamamaza ejo imwe mu ngingo z'ingenzi bari bafite bari kubwira abaturage kuri manifesto yabo harimo ko n'impunzi ziri hanze zigomba gutaha zigafatanya n'abandi kubaka igihugu ndetse n'abariya bari bagerageje gukora kudeta bakaza mu gihugu bagafatanya n'abandi kugira gute kubaka igihugu kucyubaka cy'u Burundi uri kubyumva bakagenda bakubaka kiriya gihugu cyabo ariko byabaye ikibazo mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi kumbi uzi ko hari bamwe mu mpunzi zabaga mu Rwanda mu nkambi ya Mahama z'abarundi zatashye yego abenshi barishwe abandi baburiwe irengero bagezeyo yego abo bitabayeho barafunze abatarishwe cyangwa se ngo baburirwe irengero barafunze yego bisobanuye iki burya CNDD-FDD ntabwo yifuza ko impunzi zitaha by'umwihariko izitashye ziturutse mu Rwanda zo ni kure kubi kuko bamaze kuziklasa ko zose ziri mu bakoze kudeta yapfubye mu 2015 none ndayishimiye yababaye afata ijambo aravuga ngo ngo uretse ko CNDD-FDD twitonda ngo uretse ko dushaka kubaka igihugu uretse ko bari ku bundi wowe uvuga ngo impunzi zitahe wagakwiye kubibazwa wowe uvuga ngo impunzi ziri mu Rwanda wagakwiye kubibazwa wowe uvuga ngo abakoze kudeta batahe ngo ugomba wagakwiye kubibazwa ngo nuko atari byo turimo ngo ariko ukwiye kubibazwa kandi bari mu bihe byo kwiyamamaza byamubabaje pe umva kandi gakomeye bari mu bihe byo kwiyamamaza ese uwo muntu naramuka adatowe ngo agire ubudahangarwa nyuma y'amatora uwo wabisabye yego urumva azabaho we unsobanurire nimba umuntu uri kwiyamamaza ashobora kugenda akavuga ibyo asize imbere kuri manifesto ye perezida w'igihugu uri kwamamaza irindi shyaka rye akagaruka komanta kuri ibyo bintu abivugaho gutyo kaba kabaye
muri make abari gutanga imirongo migari abari kubuza abakandida bamwe na bamwe kugira ibyo bavuga bafite aho bagarukira kubera ko nimba nk'uwo mukandida uri kwiyamamaza avuga ati impunzi nizitaye n'abashinjwa mu bya kudeta nibatahe baze dukore igihugu kimwe duhuriyeho twunga ubumwe abandi bakaba batabishaka hari impamvu yego reka dukomeze dusa nkaho tubagenda tunagana ku musozo tugiye ku ngingo ya nyuma cyangwa se ku makuru wenda turi buvugeho bwa mbere dusa nkaho tugana ku musozo nabonye Tanzania guverinoma yanyomoje yatanze yasohoye itangazo rivuga ngo X rukuta rwa X rw'igihugu bararwinjiriye babika ko perezida w'igihugu yitabye Imana ni imbuga z'inzego z'umutekano by'umwihariko polisi y'igihugu yego tekereza ko imbuga za polisi y'igihugu zasohokeyeho ubutumwa buvuga ko perezida w'igihugu yapfuye kandi zimwe ziri official atari bya bindi byo kuvuga ngo ni urubuga rwahimbwe oya boke maybe because zari zabaye hacked yego zari zinjiriwe ariko zari imbuga official z'inzego z'umutekano za Tanzania ako Tanzania na Kenya babanye bate Tanzania na Kenya bari kurebana yingwe biturutse kuki hari abantu bitwa activists b'abanyakenya n'abarundi bafatiwe muri Tanzania ubu barafunzwe bamerewe nabi byanateje umwuka mubi hagati ya Tanzania cyane cyane na Kenya ndetse na presidente wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ababwira ko atifuza ko hari igihugu na kimwe cyo mu karere cyinjira politike ya Tanzania anatangaza ko muri aka karere igihugu gisigaye gitekanye kitarimo intambara ari kimwe yego ari Tanzania yonyine anavuga ko adashobora kwemerera umuntu uwo ari we wese aho yabaturukaho washaka guteza imidugararo muri Tanzania anavuga ko we atashobora kubyemera kuko ari cyo yatorewe nizo nshingano ze no kurinda igihugu n'umutekano wacyo ariko ibyo byose biraturuka kuki ibyo byose birava kuki buriya muri Tanzania hari amashyaka birakomeye hari CCM na Chadema uri kubyumva ndakumva noneho CCM ni iri ku butegetsi yego Chama cha Mapinduzi iyo Chadema ni kukubwirayo ni ishyaka naryo rikomeye cyane rya rihangana na CCM umuyobozi waryo akaba yitwa Tundu Lissu uwo Tundu Lissu amaze igihe kirekire atavuga rumwe n'inzego z'ubuyobozi kuri manda zitandukanye z'abayobozi batandukanye yego ndetse by'akarusho kubwa marehemu nyakwigendera John Pombe Joseph Magufuli wayoboraga Tanzania Dr. we ku ngoma ye Tundu Lissu yari yaranahunze yari yarahungiye mu Bubiligi Tundu Lissu byagenze gute kugira ngo yongere kugaruka muri Tanzania kagira inkuru Magufuli amaze gupfa Samia Suluhu Hassan wahise amusimbura kuko uko itegeko nshinga rya Tanzania rivuga iyo perezida apfuye Vice President niwe uhita ko ajya mu nzu bacyo akarangiza manda y'uwapfuye none iyo manda yarangira hakazabaho amatora ariko uwo muntu aba yemerewe kongera kwiyamamaza ni nako bimeze ko na Samia nawe ari mu bakandida baziyamamaza noneho rero we akimara kujya ku butegetsi yashatse kuzana ubumwe mu gihugu asaba n'abatavugaga rumwe n'ubutegetsi bari mu mahanga ko bataha bakagaruka mu gihugu bagakora politike ihuriweho kandi y'ubwumvikane biza kurangira Tundu Lissu n'abagize ate avuye mu Bubiligi arataha ariko amaze kuza bwa buhirimbanyi bwe mu bya politike ntiyabuhagaritse yarabikomeje amaze kubikomeza rero ukora ibintu byinshi ariko reka mbwire papa wanjye uriya ni umwanya ukomeye mu gihugu kuba perezida kurusha iyindi kuri perezida wa repubulika niwe boss w'igihugu niwe ubuhemba abandi bakozi bose bo mu gihugu abakozi bose bo mu gihugu abari abakozi be urumva ashyiraho uwo ashaka urabyumva akazamura uwo ashaka oya utari kuzuza inshingano ze neza amukuraho akazana ushoboye nawe bitakunda
akamuhindura. Icyo nashaka kurwanya ntabwo ashyiraho uwashaka, ashyiraho ushoboye watoranyijwe muri benshi. Naho ari ugushyiraho uwashaka yarabyaye, yashyiraho abana be, yashyiraho umugore, yashyiraho umugabo, yashyiraho bishywa be, yashyiraho bashiki be, yashyiraho basaza be. Ubwo icyo ntabwo perezida ashyira abakozi cyangwa abayobozi mu myanya, ashyiraho abashaka. aramutse ari umuperezida akunda igihugu ntiyabikora, ariko nk'abantu baba bashaka inyungu bwiza igihugu muri rusange ntabwo hari icyo abantu bagomba kumenya. Ibyo mvuze ntibinakuyeho ko washyiraho mu buyobozi umuntu mufitanye isano cyane, kuko impamvu mbikubwira ntabwo icya mbere uba ukwiye kumushyiraho ugendereye ari isano mufitanye, amarangamutima y'isano. Ntabwo kuko erega ntabwo iyo uri perezida ntabwo bisobanuye ko abantu bose mugirana isano bose badafite ubwenge bwagira icyo buyobora cyane. Uramenye cyane, ushobora kuba uri perezida ariko mu muryango wawe ukabonamo icyo nicyo nashaka abantu basobanukirwa. Yego ejo hatabona ari umuperezida ubikoze ngo akoze ibara, hari imbaraga mubonyemo. Reka nguhereze njye sinya ntanga ingero zakura abantu barabizi, sibyo? Muhozi Kayine Rugaba ni umuhungu wande wa perezida w'Ubuganda. Afite uwe mwanya mu gihugu? Ni umugaba w'ingabo, si umugaba, sibyo? General Janet Museveni ninde? Si umugore we Kaguta Museveni? Yego. Afite ntabwo uzi akazi ashinzwe? Urakazi nakuze? Karakomeye. Ni minisitiri w'uburezi muri Uganda? Yego. N'ibindi sabe sibabikora neza. Icyo nshaka kuvuga rero, icyo nshaka kuvuga, ikibazo si isano mufitanye, ikibazo nuko wamushyira hadashoboye. True. Ni icyo ngicyo babimenye. Yego. Noneho rero icyo nigarukiye kuri ibyo nyine, Tundu Lissu biza kurangira akoze amakosa, igihugu kinanirwa kumwihanganira. Igihugu kinaniwe kumwihanganira birangira bite? Igihugu kimaze kunanirwa kumwihanganira yatawe muri yombi. Yego. Arafungwa. Noneho ejo bundi yari agiye kugezwa imbere y'inkiko. Abo bantu nakubwiye bitwa aba activist. Yego. Binjira muri Tanzania mu buryo butanameze neza n'abarundi. Yego. Ngo bashaka gukurikirana ngo urwo rubanza rwa Tundu Lissu ku gahato no ku mbaraga. Ibyo byababaje perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan, biramubabaza cyane. None ubu ngubu hagati ya Tanzania na Kenya umwuka wabaye mubi, ibintu byacitse byayobye, ndetse hari n'abari kuvuga ko isaha n'isaha irashobora kuvuga naho wangu biragoye y'igihugu kiri kwinjirirwa n'ikindi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Sapareka ngushimire, wayavuga ntiyayavugira kuyamara kuko biba bihari byinshi, amakuru ni menshi. Hariho nabonye nona muri Kongo ngo bataye muri yombi bagize gute, wari uri kuburanishwa wakatiwe ibintu